ariko Mike ari he? Shahe? Mike ari he? Okay. Ese yavuye anyura he? Cyata izo hano mu. Tukanye mu kanya mbwira ko ageze kuri gate kuko sinzi. Nawe kweli. Umuhungu wanjye waje sinakubwiraga ko ari hafi. Mama wabite. Good. Umeze mute? Mike. Yes, sir. Umeze mute? Sa? Siko mbona mwatuje abaye. Mike. Hari ikintu kimwe ushakaho. Izo masaha ntabwo sinzi icyo utekerezaho. Kandi nari igihe cyinshi, igihe kirekire cyane bisubiramo ntabwo ndi umugabo wo gusubira mu ijambo rimwe. Mike umaze gukora dore ubwanwa akandwa ahaje ubwanwa ahavuye ubwanwa. Ndagira ngo ushake ariko ubundi uriya mwana w'umukobwa umuzize iki? Uhita mushaka no kubera. Uriya mwana mwarakuranye, mwararumwe, muraziranye, ise ni inshuti y'umuryango kubera iki? Ibi kandi bikubwira kubera impamvu. Nise ko twarakuranye n'ibyo mwese bita biba uburenganzira bwo kuba twabana njye sindi kumbyumva. Icyambe ntabwo duhuje. Ibyo nkunda si byakunda umuntu twabana gute. Ariko Mike ntabwo se ari kukugira inama mbi. Sizi gute ninjye njya kubana n'umuntu abana nakunda ngo nuko twakuranye. Ibyo nkunda si byo nkunda. Ako sundi umuzizi. Nyine ntamwe ariko ngisha ku mutima wanjye wishimira ngo twazabana igihe cyose. Ibintu ari amahoro. Nkuko we na mama mubanye neza. Umva ikintu cy'uko mubwira ikintu kimwe. Sibyo? Ntabwo ndashaka kujya mu kwegurira kampani. Iriya kampani ntabwo nzayikwegurira. Nawe ngo uyiyobore, uyimanaging, nawe ubwawe utari uyimanaging, nawe ubwawe utari wanyira ko ufata responsibility z'urugo rwawe. Ikindi, njye na nyoko si tujya gushakana, wibwira ko hari uwamundambagirije. Wibwira ko njye namurambagije. Ariko papa we yabonye ko ndi umukozi mwiza, nzi gukora, nzi gushakisha, n'umukobwa azi gukora neza, abati nyamara ashaka. Ati nyamara umukobwa wanjye mwashyiramo ibintu bikaba byiza. Noneho turimo turakubwira ikintu cyakugira akamaro, warangiza ngo babaye baba. Umva rero. Ewe none se kugiye cyane cyari cyane n'igihe cyane nkatita. Umva mwana. Niba Miri akunaniye. Shaka Bera. Se kuki mubasha mushaka abantu mapapa. Mike. Garuka icara hariya. Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Twebwe turabyeyi bawe turagushaka ibintu byiza. Ese ni gute mvuga nawe ukavuga? Ni gute nyoka uvuga nawe ukavuga nawe? Ari twebwe ari nawe wabyaye undi nini? Mike. Twabaye turabyeyi bawe twarakubyaye waratugoye. Ikindi ntabwo nzakwegura kampani yanjye yamvunnye ngo njye kwishyira mu maboko adafatika. Nguhaye ibyumweru 2. 2 weeks. Papa wareka nkitekereza nyine nkanze n'imvura ko nyine kumva ubwo buryo nyine ushaka kunyikuza ibintu byose nkitekereza no ngomba gushaka numva giye ko inshingano zihamba. Nguhaye ibyumweru 2 rero 2 uhite uza umbe igisubizo cyabyo kandi kiri positive. Nkeneye kuri une réponse positive. Son. Sinabwo mwareka basinyibwa nyuma basi inshimo yonyine mu buzima nkihitiramo. Ako busoba kugira inama.
ushaka ngo umuryango uzazime burundu. nuko ndashaka konsa kandi sha uzicuza reka tuzaga uburenganzira byo kushiza uzizane kabutindi kandi ntuzatugaruka mu maso bango ngo yemawe babo urumva ngo wanze kumvira se na nyina yumvira iki Kemba na nakabera kamukunda. mbubwira wewe kumari kumwitiramo None se ko guhitamo byakunaniye. n'akanya nitekerezeho noneho n'ibintu bya kampani antuyeho aka kanya ntabwo numva nayirete wenda yamwe ikiruhuko nkagenda nitekerezaho nkatekereza ibyo ngomba gukora nkafata umwanya nkaruka mu mutwe nkazana igisubizo kizima Nuko ahora avuga. Okay. Mike genda gutekerezeho ngo hari 2 weeks uzaza igisubizo nshaka uranyumva n'ibitari byo kandi uzafata ubuzima bwawe uzamvira mu rugo so Sumungo ntabwo ari yabyo. Yari kumyitegura se ko yabyutse. Yabyutse ari kwambara. Imyiteguro neza. Simbizi arakubwira. Karibu. Mvaje se. Mike? Mike. Biti. Ndaso ufunga n'amababu giyeresha. Ese na bese. Naye burabonyesha rero. No kwene kujanze ijutse. Mike. Kuliwe n'amabaga biti. Cheese. Mike? Ntabwo nshubije. Funzi ufashe gitari yawe, ufashe ibaga. Ufite isafari tuba tutazi. Tagiye ariko nyine ufite safari gusa nzongeye. Ntabwo ugiye. Bya Mike bimaze kunshaka. Nawe ngo ufashe umwanzuro uratoronye gusa hujui unakoenda. Nyine ngiye kuva muri uyu mujyi njya ahantu hatuje nicare ntuze nitekerezeho n'icyo ngomba imyanzuro ngomba gufata nyine nkuko wabinyemereye warabinyemereye ngiye gufata akaruhuko ariko ngiye aho abandi bugira mu madatuje nawe nzaza wenda natekereje neza gufata n'imyanzuro y'abagabo. Ese ibi twabivuganyeho ariko se niho ko uhita ugenda ugafata gusa ukibwira gusa ngo uragiye ntubwira ababyeyi bawe ese uramutse ugize ikibazo byagenda bite? Mike uramutse ugize ikibazo ntamenya gushakira hehe twamye tugushakira hehe ndagiye ningerayo nzababwiraho naho where exactly ndashaka kumenya ahantu ugiye uyu mwanya ntaho nzi nanjye. Seriously? Ntabwo uzamugiye? Shari? Ndagenda ninsanye mbenye ari Musanze n'Kigali ku mazi nimba usanga aho nyine mbona hatuje atarusa ku mujyi atari imodoka menshi naho ndi buturize. Nyamara rero abaturage ntabwo yakarabye. Nje ntabwo ndi kubyumva. Nese umuntu arifata akagenda nta hantu agiye.
ako Mike yarahindutse ariko papa yarayampaye urusha rw'uko nigomba kureka kampani nkabanza gitekerezaho bitewe n'inshingano agomba ashaka. Yes, urushya naruguhaye, ariko kuruguha ni kimwe no kugenda ni ikindi. Kugera ntabwo uribwiza ngo ugende gusa. Ugomba kuvuga babyeyi singajima ngo navuge. Muti babyeyi ndagiye njyana kugira ngo nuje ugize n'ikibazo turamenya aho tugushakira. Niba yizo gakoroboyi genda ushake uko rwawe rugo. Ariko ntabwo ugomba gufata imyanzuro ngo yifatire hejuru. Hano ndi so uri nyoko. Okay, anyway, sawa. Mungu wanjye uzajya urugendo rwiza gutekerezaho kuko nibyo, ariko ikintu kindakaje ni kimwe uburyo ufata umwanzuro gusa wowe ubwawe ku giti cyawe, umutima wifasha gusa ntabwo ufasha gutekereza. Genda ufate ugenda wicare witekerezeho kandi uzaza n'umwanzuro w'abagabo. Ikindi uzatebuke kuko hari akazi usize. Kwa nyuma ibyo sawa tukunze n'umwanzuro muzima. Usa nubwo akwemereye kugenda nzatinda umwana wanjye uziyiteho sibyo hanze aha ni habi. Promise uzabanguke. Urabizi neza ko iyo utarahirungurira nyica isowe ntago yanganiriza nk'uko nganiriza. Urabizi turi inshuti turenza papa wawe. Se wari ubizi? Umuhungu na ba nyina se Mike turi mu rukundo. yaza ko umuhungu wa nyuma bari gutekereza ibindi. Nese ubu urasoje Sheri? Barameze neza. Turabakunda. So iraranye. Ebe nitsaha bimaze n'ucanga Sheri n'ukuri. Umwana kumubaza ku nkeke. Cecekana ntukayimubwire amafuti nkayo. N'umwe. Sawa. Mike, take care kandi nugerayo utubwire utumenyesha ahantu. Kose shaka. Icara nawe ucara ngaho. Siwaritse mpagisha mbira Mike. Ntukajye ninzajya mvuga nkavuga ijambo. Wo ukajya hariya ibyo mvuze ukabikontroliza. Umusuzuguje imbere y'umwana. Icyo kimenye. Ibindi iriya mico niwe ituruka kuri wowe. Ngo nuko ari umwana mufata mu nyo gusoma mama. Qu'est-ce que c'est ça? Nakugorewe. Gutese. Ngaho genda. My son, icyemezo uragifasha uragiye ko basi Sheri ntuzatinde. Mike ntuzatinde ndagusabye sibyo? Dore iyo udahari nukuri ntabwo no kurya mbishobora. Papa wawe dore ntari kubyumva ndeke nduhuke. Uziyiteho kandi uze kwibuka umvugishe kuri telefone. Ari mama.
Mike ntabwo tuzi ahantu hari rero. Ako si iby'abasore by'urubyiruko ntubizi nawe. Sawa ubwo naza kuza ndamubwira muvugane. Sawa ngaho usuhuza papa. Sawa. Sheri wone ndamuvuga. Nta mukobwa wa Kabera. Harya ntibambwiye ko akundana na Mike? Barakundana. Yaba ari byiza cyane kuko kariya kana dusa naho twakirereye. Umva katuvukiye mu maboko tuzi imico yako. Vraiment uriya aramutse abaye umukazana wacu byashimisha cyane. Ako Mike asa nk'utabyumva ariko uriya mukobwa ni mwiza byo. Ni mwiza rwose nanjye nkora mbimubwira ko rwose yavamo umukazana ariko ntabikozwa. Gusa nk'utabyumva cyane. Ubwo ashaka kuzajya kuraguza bya birara hirya no hino atoragwa hirya iyo ngiyo ugasanga reka sinzi bye ntabwo nzi bya Mike byamubwiye rwose. Gusubira mu mwana wacu yamize ati ko iki kibazo afite. Birasaba ko muzicara nk'ahantu hari mukaganira wa babiri ngewe ntabwo nagize sheri n'umugore.
Songa kadafite telefone y'isoko karekera bigenze. Allô? Oui, Shorite, nshyashya. siko gufata phone kwawe ari ibibazo. Ntabwo nari nayibonye. Amakuru uzi? Cyane yuko wagira ngo ari ukuntu abaza bagira ikibazo. Shamba bayundike. Mana. Usiko Mike namuzi. Ndetse Mike ni umwana ahita aho wakuje atabazi ibi ni icyiza. Mbese uramuha ugahangayika. Noneho wowe urumva nta kibazo kirimo. Ni ikihe kibazo? Wirinda n'ukwanda zamufata telefone. Sha ntabwo icyo ari cyo kibazo ejo twari turi mu kazi papa we niwe waje Mike ntabwo yigeze aza. Sha noneho nanavugishije papa yimuzi impamvu Mike atigeze aza uyu munsi. Papa we arambwira ngo ntabwo azigera aza vuba ngo nabo baramubuze. Bagize bati Ngo baramubuze. uretse gato. Mwese ubwo umbwiye iki? Musunguye kayisoko. Mubuse kano kambwiye iki koko nk'uyu ku bibazo byanjye mubyansubije iki? Nisa n'agacucu. Sister. Yes, it's very hard. Oh yeah? Neza. Yeah, kumeze neza. Kundi Nda cyane ndagira kwishima. kamana wapi nuko mbona wagira ngo usuga mbere ngubonye. Ndakwibutse rero. Save. Ntuze kukubona kuva nagira mu uyu mujyi wanyu ntuze kukubona cyane ukora mu ibiki. Wese waje kuwukoramo ibiki? Just kuruhuka mufite umujyi mwiza. Kuruhuka zara utabera naje kuruhuka. Sibyo ko atacyo cyanzanye gusa. Okay. None save. Nibindi byakuzanye n'ibiki. Sora ariko kwinjira mu buzima. That is none of your business. Oh. Serveri. Okay, nimba Cyo ushaka umuntu gushimishaho. I'm here. What? You heard me. Okay. What's your name? Mr. Careless, I'm Maya. And you? Why you are calling me Mr. Careless? Is it not that how you are? Because for the first time we met, that is how she was. Like, I don't know. Was I acting like a dumb, stupid? Ntabwo ariko niyiza ariko. Sorry
sorry to calling you that. Okay? Sorry. ntabwo ariko ni izi none se ukurikira Undebye urabona nkarya. Hereye ku kirenge cyanjye agera ku mutwe. Urabona nkarya. ndabona umukobwa mwiza wiyubashe Oh! ushobora kuba nawe waje kuruhuka nk'abandi bantu bose twaje kuruhuka ariko nyine ntiwanyibwiye n'izina ryawe. I told you I'm Maya. Okay. And you? Is it necessary? Okay, I will call you Mr. Careless. No, I'm Mike. Okay, fine, Mike. Sylvain, hano bari kunyicisha icyaka bariye. ubwo nyine bashatse ko tuganira. Njye ni kugana n'abantu batagira icyo bitaho se babo. Sorry. None se ariko ntambwiye ku kazi kawe. Nakubwiye ngo niba ushaka umuntu ugushimisha, I'm here. Look at me. None se ndi gutekereza n'ibyo? Maybe. Nibyo. And so? Ushimisha abagabo. Abita ko baje kwishimisha n'umunyamara baje mu buyo. None se wamfasha nawe wamfasha. Wow. Sorry. Abana basirivere hano batinze. Okay, unywa ko ngako nta kibazo. None se nkukeneye nk'ejo nakubona ntangiye ko nyene unshimisha kamera rungu. Sinzi nimba umusore cyangwa uri umugabo gusa ugaragara nkaho ukiri umwana. Kuki ushaka kwiyangiriza? Kumeje kuntungura tu. Umwana careless ibintu nizo amagambo mbwiye ni umuntu wa mbere yambwiye mu buzima kuba nabo. Maybe I'm the last person ugiye kuyakubwira. But you should be careful. Kura cyari muto ndabona wabasha no kubaka ubuzima. Usa nk'umuntu uvuye no mu mbyeyi by the way. Nonse avuye mu byagaragara ati. Agaragara nkawe. Okay. So, Sorry, my client called me. Hello? Oui. Sawa. Sorry, nayifundisha umukariya wanjye. Ushobora kuba ufite abakiriya benshi cyane. Of course. None se ko nshaka kuba umukiriya wawe wamfasha mwiki? Umukiriya wanjye? Kandi naba umukiriya mwiza. Okay. Njye numva navuga ngo urwishigisha ararusoma. Ubwo nawe urusome gusa today nawe ubikora. Sorry for your drink. Nice, no problem. Kubera iki today bitakunda? Mfite umukiriya. Kandi he's important to me. Because he gave me money every day. And also I don't know you. So I have to take care of him. Ariko wa mama yigo nanjye nkaba umukiriya umwe mu bakiriya bawe kandi ntago wazabyicuza. Maybe tomorrow but not today. Okay. Yeah. Uri hano? Most of the time, banana. So, nanjye ndahari ubwisho nzaza nkurebe ubwo ntogire undi muntu uzemera kwakira ntaraza. Okay. Kandi nzishura nimba hariho ticket ya VIP niyo nzishura. Cyangwa se ya VIP. Fine. No, ntengo nzagutera mu nzozi. Oya nta kibazo. Nese usikamara. Thank you for your drink.